ngira ngo icyigisho cyatambutse kandi turacyumvise. Ndirimbo 204 tugende tuyizirikana kuko nero ko kino cyigisho twize tujye gusukura igitambo cyacu turi kugenda tugana ku musozo ariko ntiburira kandi nibwo igitambo gitangiye. Tugiye guhera kuri korali y'abashyitsi Holy Nation cyangwa se ishyanga ryera. Hari indirimbo bagiye babasaba, bagiye kurimba indirimbo imwe mwateguye, murimbe noneho n'indirimbo imwe babasabye, ubwo zirazibaye ebyiri, mutambuke vuba nyibivuga. Niturangiza korali Tabaza irakurikiraho n'indirimbo bateguye imwe nshyashya koko tubiziranyeho. Nimumara kuyiririmba namwe ari indirimbo babasabye bita umujyi mwiza wo mu ijuru, ubwo murayiririmba. Nimurangiza turashyiraho korali bita Rangurura, murimba indirimbo imwe tuziranyeho. Nimurangiza muririmbe indirimbo bita Yesu niwe gusa bayibasabye. Noneho arakurikiraho korali Igihe ni iki, muraririmba indirimbo imwe mwateguye. Noneho hari indirimbo babasabye, nimuba mutitaye izo ndirimbo muzihorere, ariko nuko bagiye bazibasaba murimba indirimbo bita Kamere gacika umugongo. Ngizo izo ndirimbo tujye kuzirimba, kwa kundi mwabikoze kare. Gutinda gutanga mikoro ntibirimo, no gutinda gushiramo umuziki ntibirimo, gushiramo umuziki w'indanya transpose ntibirimo. Izo ndirimbo muzikubite vuba vuba. Niturangiza kandi turaza kwibutsa abantu batumaze iminsi badufasha mu ivugabutumwa n'abayobozi b'igihande. Muraza guhurira hariya mu ntebe z'abaririmbyi, mvugana kubw'Imana Uziyeri arabashaka. Niturangiza kandi tuributsa bizera ko dufite inama y'ubukwe bwa Mukeshimana Antoine buzaba ejo. Turasigara tubworuganize kuko buraba ejo mu gitondo. Ntekereza ko amatangazo mviriye rimwe, ubwo bundi turaza kuba umusozo. Sujatuza nawe wajyamye atazakanguka, dore urubagira ugahanagura, ugasiga amafoto ukorosa, ugasinziriza maze ugatuza, nawe wajyamye atazakanguka. Wakwiyumanganya ukitwararika, ukereka abantu yuko uboneye
waducunguye haruka ibyawe bizashyirwa hagaragara mbese witeguye urubanza ute dore uruhagira ugahanagura ugasiga amavuta ukorosa ugasinziriza maze ugatuza nkaho uwaryamye atazakanguka dore uruhagira ugahanagura ugasiga amavuta ukorosa ugasinziriza maze ugatuza nkaho uwaryamye atazakanguka wisarira fata icyemezo ushaka ubuhungiro kuri Yesu wihana ibyaha ubabarirwe ubona amahoro yo mu mutima dore uruhagira ugahanagura ugasiga amavuta ukorosa ugasinziriza maze ugatuza nkaho uwaryamye atazakanguka dore uruhagira ugahanagura ugasiga amavuta ukorosa ugasinziriza maze ugatuza nkaho uwaryamye atazakanguka turiza Yesu umwiringire yandiriye imyenda yose yambabariye ibyaha bihinduka umweru korali Tabaza baze dufatanye kuyiririmba. twifuza kubabwira izina rya Yesu izina riryoshye rirahambaye riruta amazina yose ariho ndetse n'azabaho iryo zina turyogeze kuko ni irya mbere izina rya Yesu n'umunara muremure risumba amazina yose uko ariho izina mu ijuru ntarindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu habwa icyubahiro izina rya Yesu n'umunara muremure risumba amazina yose uko ariho izina mu ijuru ntarindi
rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu habwa icyubahiro. Iryo zina rikiza indwara izo arizo zose, indwara z'umubiri n'iz'umutima, risubizamo intege umuntu unaniwe wese, ryirukana abadayimoni bagatatana. Izina rya Yesu ni umunara muremure risumba amazina yose uko ariho. Izina mu ijuru nta rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu habwa icyubahiro. Izina rya Yesu ni umunara muremure risumba amazina yose uko ariho. Izina mu ijuru nta rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu habwa icyubahiro. Dukunda kwitwa amazina meza ngo tubibirangirire tumenywe na benshi, ariko namo tuzitwa izina ryiza nk'irya Yesu. Yesu uri uwa mbere urahebuje. Izina rya Yesu ni umunara muremure risumba amazina yose uko ariho. Izina mu ijuru nta rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu habwa icyubahiro. Izina rya Yesu ni umunara muremure risumba amazina yose uko ariho. Izina mu ijuru nta rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu habwa icyubahiro. 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 bagiye gutuzwa mu isi nshya, bazatumbagira ikirere baririmba indirimbo y'amazamuka. Hoziyana, Hoziyana, hahirwa uje
mw'izina ry'Uwiteka bazatumbagira ikirere baririmba indirimbo y'amazamuka Hoziyana Hoziyana hayiguje mw'izina ry'Uwiteka mfite amatsiko yo kubona za ntwari zose zo kwizera turi kumwe ijuru aho tutazongera iteka gutandukana ubwo nibwo tuzaririmba indirimbo nziza y'uko tunesheje iteka bazatumbagira ikirere baririmba indirimbo y'amazamuka Hoziyana Hoziyana hayiguje mw'izina ry'Uwiteka bazatumbagira ikirere baririmba indirimbo y'amazamuka Hoziyana Hoziyana hayiguje mw'izina ry'Uwiteka mbega umunezero nzagira nindeba mu maso ha Yesu nzavuga nti haleluya mwami w'abamugwiriye icyubahiro haleluya haleluya Yesu niwe wacunguye abanyabyaha bazatumbagira ikirere baririmba indirimbo y'amazamuka Hoziyana Hoziyana hayiguje mw'izina ry'Uwiteka bazatumbagira ikirere baririmba indirimbo y'amazamuka Hoziyana Hoziyana hayiguje mw'izina ry'Uwiteka bazatumbagira ikirere baririmba indirimbo y'amazamuka Hoziyana Hoziyana hayiguje mw'izina ry'Uwiteka Haleluya 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 Kadusabe mwarimu wacu Nowa tambuka zadufashe kuririmba indirimbo bate babe n'abantu mu ishyanga ryera bagihari aho batambuka bazadufasha bavandimwe mukomere muhagarare mu kuri mushikame mu masezerano kandi nimurambirwe ibiza bitandukanye n'ibibatera ubwoba Yesu twakoreye n'ukuri ari kumwe natwe
umujyi mwiza wo mu ijuru ndawukumbuye amatsiko ni menshi mu mutima ha Yesu uzaza ryari ngo turuhuke imiruho tugusanganire ku bicu by'ijuru dukumbuye uwo munsi umujyi mwiza wo mu ijuru ndawukumbuye amatsiko ni menshi mu mutima ha Yesu uzaza ryari ngo turuhuke imiruho tugusanganire ku bicu by'ijuru dukumbuye uwo munsi siningishwe n'imiraba nyinshi umwanzi yansukaho kuko nishinganye kuri wowe mwami wanesheje witeguye kunsinira kandi urabishoboye nyegereza amaboko yawe maze unyirize ubugingo umujyi mwiza wo mu ijuru ndawukumbuye amatsiko ni menshi mu mutima ha Yesu uzaza ryari ngo turuhuke imiruho tugusanganire ku bicu by'ijuru dukumbuye uwo munsi umujyi mwiza wo mu ijuru ndawukumbuye amatsiko ni menshi mu mutima ha Yesu uzaza ryari ngo turuhuke imiruho tugusanganire ku bicu by'ijuru dukumbuye uwo munsi tuzaruhuka nitubona uduha ikaze mu ijuru uvuga uti bana banjye muze munesheje byose tuzishima kandi tunezezwe no gutsinda isi turi kumwe n'abacunguwe bose dutembera iwacu heza umujyi mwiza wo mu ijuru ndawukumbuye amatsiko ni menshi mu mutima ha Yesu uzaza ryari ngo turuhuke imiruho tugusanganire ku bicu by'ijuru dukumbuye uwo munsi umujyi mwiza wo mu ijuru ndawukumbuye amatsiko ni menshi mu mutima ha Yesu uzaza ryari ngo turuhuke imiruho tugusanganire ku bicu by'ijuru dukumbuye uwo munsi umujyi mwiza wo mu ijuru ndawukumbuye amatsiko ni menshi mu mutima ha Yesu uzaza ryari ngo turuhuke imiruho tugusanganire ku bicu by'ijuru dukumbuye uwo munsi abagabo b'igalilaya iki gitumye murara Yesu ngo mubonye agiye niko azagaruka
haciyeho ibinyejana byinshi ibyo ngibyo byarabuze iki nicyo gihe ibyahanuwe bigasohora umwamakaza ugiye kubona agacu gaturutse iburasirazuba igihe cyo gutabarwa kwera kizaba kigeze abarira mwihangane muduhoza ari mu nzira aduhanagura amarira twaririye mu isi mbega igihugu vuba tugiye kuzataha igihugu gitemba amata n'ubuki abamarayika bafite amatsiko yo kuzabona umuntu wakowe amaraso y'igiciro mbega igihugu vuba tugiye kuzataha igihugu gitemba amata n'ubuki abamarayika bafite amatsiko yo kuzabona umuntu wakowe amaraso y'igiciro kuko yasize avuze ko mu ijuru hari amazu menshi kandi atahaba ntabwo yavuze ko yari kutubwira ubagarutse kutujyana aho yaduteguriye igihugu vuba tugiye kuzataha igihugu gitemba amata n'ubuki abamarayika bafite amatsiko yo kuzabona umuntu wakowe amaraso y'igiciro mbega igihugu vuba tugiye kuzataha igihugu gitemba amata n'ubuki abamarayika bafite amatsiko yo kuzabona umuntu wakowe amaraso y'igiciro igihombo nshuti ku muntu utazagera aho heza kuba warababarijwe mw'isi n'ijuru naryo nturitahe kandi warateguwe irakinira ubwirwa ibyiza byanyu sigaho guhora ukereza umvira ijwi ry'Imana uyu munsi mbega igihugu vuba tugiye kuzataha igihugu gitemba amata n'ubuki abamarayika bafite amatsiko yo kuzabona umuntu wakowe amaraso y'igiciro mbega igihugu vuba tugiye kuzataha igihugu gitemba amata n'ubuki abamarayika bafite amatsiko yo kuzabona umuntu wakowe amaraso y'igiciro abamarayika bafite amatsiko yo kuzabona umuntu wakowe amaraso y'igiciro tuzahagarara mu rubanza adatsinzwe n'uwameshe ibishura mu maraso ya Yesu akayoborwa na Bibiliya agakurikiza amategeko
y'Imana uwo muntu arahirwa ntiduzahagarara mu rubanza adatsinzwe n'umwamesha ibishura mu maraso ya Yesu akayoborwa na Bibiliya agakurikiza amategeko y'Imana uwo muntu arahirwa fatika amacuti yanyu garukira Imana iteze ibiganzira kwakira ngwino witinda iminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicaremwe gisha uyu munsi fatika amacuti yanyu garukira Imana iteze ibiganzira kwakira ngwino witinda iminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicaremwe gisha uyu munsi nakure burya habaho Imana itavana umuntu igukura mu mwijima ubuditsi ikakugeza mu mucyo w'itangaza Yesu uri mwiza nawe hane nawe icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe nakure burya habaho Imana itavana umuntu igukura mu mwijima ubuditsi ikakugeza mu mucyo w'itangaza Yesu uri mwiza nawe hane nawe icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe fatika amacuti yanyu garukira Imana iteze ibiganzira kwakira ngwino witinda iminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicaremwe gisha uyu munsi fatika amacuti yanyu garukira Imana iteze ibiganzira kwakira ngwino witinda iminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicaremwe gisha uyu munsi wifuza ibihe byose wanirubasha urembura imitima ishenguwe n'agahinda bombe zivuruka umwubatsi aho bayubatse ku rutare wifuza ibihe byose wanirubasha urembura imitima ishenguwe n'agahinda bombe zivuruka umwubatsi aho bayubatse ku rutare fatika amacuti yanyu garukira Imana iteze ibiganzira kwakira ngwino witinda iminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicaremwe gisha uyu munsi fatika amacuti yanyu garukira Imana iteze ibiganzira kwakira ngwino witinda iminyururu umwanzi yakubohesheje maze ubicaremwe gisha uyu munsi Aburahamu yumvijwe mu gicupa izinduka kare maze ushorera umuhungu wawe Isaka ku musozi Moriya ujye kumutamba w'igitambo cyoswa Aburahamu kuko kwizera ati Mwami ndabikora Uwiteka yavuze yego ni yego kandi yavuze oya ni oya Uwiteka yavuze yego ni yego kandi yavuze oya
oya ni oya. Icyo usabwa mu Kristo ni ukubwira Yesu uti ibyo ushaka bibeho none n'iteka ryose. Uwo musore w'imico izira inenge ati data mbese inkwi n'umuriro byo gutamba igitambo turabifite, igitambo dutamba kirehe data. Aburahamu kubwo kwizera ati Imana irakiduha. Uwiteka yavuze yego ni yego, kandi yavuze oya ni oya. Uwiteka yavuze yego ni yego, kandi yavuze oya ni oya. Icyo usabwa mu Kristo ni ukubwira Yesu uti ibyo ushaka bibeho none n'iteka ryose. Uwiteka yavuze yego ni yego, kandi yavuze oya ni oya. Uwiteka yavuze yego ni yego, kandi yavuze oya ni oya. Icyo usabwa mu Kristo ni ukubwira Yesu uti ibyo ushaka bibeho none n'iteka ryose. Bagezeyo umusaza ati imfura yanjye y'ikirenge, Uwiteka yashimye kuba igitambo mwana wanjye. Isaka ati namba uko Imana ishaka, umbahe usogota mu cyico nasamba nkakurusha. Bagezeyo umusaza ati imfura yanjye y'ikirenge, Uwiteka yashimye kuba igitambo mwana wanjye. Isaka ati namba uko Imana ishaka, umbahe usogote mu cyico nasamba nkakurusha. Arahumiriza atega ijosi, azamura inkota n'amaboko yombi, amanuye biranga Imana iti have. Isaka arabohorwa igitambo kiraboneka, Yesu yarabambwe kubwe twarabohowe. Arahumiriza atega ijosi, azamura inkota n'amaboko yombi, amanuye biranga Imana iti have. Isaka arabohorwa igitambo kiraboneka, Yesu yarabambwe kubwe twarabohowe. abishoboye muze turirimbane iyi ndirimbo. Turakwaya wasi ati ngambi w'agasuzuguro k'Abamidiyani, haguruka Gideyoni manuka n'ingabo mu rugendo, warishungura nkwereka abagabo bo kumpagararira. Urugamba turwana sigirira igikenewe, z'ubwishika abantu batazi icyo bakora. Abayambesha amashyi bacigatiye imva
turakomeje ab'umwete babiri basenga yeri kwira riduka urugamba tutanga sikigiri igikenewe subwishi bw'abantu batazi icyo bakora abayamwesha amashyi bacigatiye ingwa turakomeje ab'umwete babiri basenga yeri kwira riduka uwumva bijyamaze turirimbe oya muze duhimbaza Imana mu izina ryayo Gideyoni ati turi bake abamediyane bazaturigata niwatimbura cyari benshi nabo ngabo nabagabanya nibajya kunywa amazi ucunga iminywere ya buri muntu inyota yasaze intwaro mu ntoki ayo mazi urayangute urugamba turwana sikigirira igikenewe subwishi bw'abantu batazi icyo bakora abayamwisha amashyi bacigatiye ingwa turakomeje ab'umwete babiri basenga yeri kwira riduka nawe usigaye ngwino turirimbe Gideyoni ati turi bake abamediyane bazaturigata niwatimbura cyari benshi nabo ngabo nabagabanya nibajya kunywa amazi ucunga iminywere ya buri muntu inyota yasaze intwaro mu ntoki ayo mazi urayangute abarambitse intwaro bakagotomera amazi barirukanwe abakomeje intwaro bakanywesha umunwa nk'imbwa nabo bacaho abamwesheje amashyi bagacigatira intwaro songa mbere 300 Gideyoni abarangaza imbere bazuguza muri mu kirere n'ibindi no hasi popo abakondera ikiranya kuko Uwiteka nta Gideyoni ngashira abamediyani bashukoba baratikagurana baramana ubwoko bw'Imana butsinda butarwanya bazuguza ibibindi no hasi popo abakondera ikiranya kuko Uwiteka nta Gideyoni ngashira abamediyani bashukoba baratikagurana baramarana ubwoko bw'Imana butsinda butarwanya haleluya ubwoko bw'Imana butsinda butarwanya haleluya ubwoko bw'Imana butsinda butarwanya abehube nibasenga yeri kwira riduka reka dusabe reka dusoze reka tugane ku musozo w'igitaramo abantu bakoze mu ivugabutumwa tugiye kubona hano mu ntebe abandi twejyana hano mu ntebe z'ubukwe reka dushimire abakora dutegura igitaramo reka dushimire buri muntu wese wagize uruhare akaboneka hano mu rusengero kugira ngo dukurikirane ibibwiriza bigiye bitandukanye twagiye tubona reka dusabe rero Twagirimana David umuhuzabikorwa aze asoze anadusengera reka tubabwire ko ikindi gitabo kiri kuri 28 zo kwezi kwa gatanu uzaba ufite amakuru agiye atandukanye Korali Urumuri yabateguriye mu kwa gatandatu dufite ikindi igihe n'ikibazo duteguriye reka mbabwe ko dufite ibitambo byinshi na Ruprofete tuzengera tubibatangariza reka tubashimire Imana ikomeze kuba umugisha Imana ni nziza mu bihe byose ndabona musozanyije morali idasanzwe reka mbasabe rero igitaramo cya 28 ndakeka ko kizaba bya bindi bimeze nka biriya byageze hariya haruguru ku buryo tuzumvikana neza murabizi ko ibi ni kimwe cya kabiri cy'ibyo dukeneye abantu bo kubyuma bambwiye ko nituramuka dushyizemo ibindi nk'ibi hariya bibura tuzumva neza tudasakurijwe n'amajwi yumva bambwiye ko aricyo kibura nimugire uruhare birangire ubundi icyo gihe muzatarane nimushaka mugeze saa 5 turabyemerewe dusoza rero
ubwo dutangiye iminsi y'umurimo reka mbifurize kuzahirwa ku cyo muzerekezaho amaboko cyose, kandi nongere mbasabe kuzirikana ko dufite amavuna kandi ari byiza ko tubonekamo buri mugoroba. Mu mirimo yawe uzapange urebe ko bishoboka, uze ukurikirana amavuna. Nongera kubibutsa ko ukwezi kwashoje kandi ku migisha Uwiteka yaduhaye dukwiriye gukomeza kuzirikana ko kimwe mu icumi ari icyayo. Raporo izagenda ejo nimugoroba, nibwo nzabisoza neza. Murabizi ko pasiteri adahari kandi yansabye ko rendi, ubwo ni kuwa kabiri, nzajya kubitanga. Ubwo ni ukuvuga ngo tuzabisoza ejo nimugoroba. Uwaba atagize amahirwe rero, ubwo afite amahirwe yo kuva aka kanya kugeza ejo n'ubundi dushoje nk'iki gihe, kuko rendi kuwa kabiri w'isabato mu gitondo nzayijyana aho igomba kujya. Uwiteka abahire kandi abaho umugisha. Kandi nongere mbasabire ku Uwiteka ngo icyo tuzajya dukora cyose mu izina ryayo tujye duhirwa, kugira ngo tubone nuko dufasha ba bandi batishoboye, tubone nuko dutanga icya 10 n'amaturo, tubone nuko dusohoza imihigo twiyemeje, kandi nta kabuza tuzagera ku ntego. Reka rero dusabe Elize twese duhagurutse twubashye Imana asenge isengesho risoza. Twubashye Imana dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, ibiremwa waremye mu ishusho yawe, turagushimira habwa icyubahiro. Nubwo ishusho yawe yari muri twebwe yangiritse kubw'icyaha, muri iyi minsi ikikuraje inshinga no kongera kubaka ishusho yawe muri twebwe. Ibyo rero bisabwa kugira ngo dutuze twumve icyo tubwira, kandi nta gushidikanya muri ibi byumweru bibiri uduteguriye ibyo kurya. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo uzahebure